hanyuma se ibi bintu wa muhungu we wabije mumva uzabishobora? Yeah, for sure. Bizakunda ndetse biranakunda ama feedback tubona y'ibyo dukora nyine abantu barabikunda. Yeah. Pretty girl queen wabeza. My Brita star murika nk'ifeza. The way you smile you make it a pressure. The way you wine bineraga fever. For your love nabaye akazanga. Gumurukundo kandi ndagahinda. Nzagukunda niyo boba byanga kuko nziko nawe wirinze kubumva. Babe, I know that this life is a bitch. That is why I can always make up range. Sinifuza kukubura reka can leech. Nzakora uko nshoboye utazansiga bench. Nahinduye my moves for you. Ni yawe? Yeah, iyo ndirimbo ni yanjye yitwa For You. Yeah, bayitegereze nayo iri mu nzira. Officially nyine actually mfite ndashaka gusohora indirimbo eshatu, just extended playlist EP. Y'indirimbo eshatu harimo For You, harimo Fire Them, harimo n'indi yitwa Vani. Fire Them yarasohotse yo? Yeah, Fire Them niyo turi gukorera amashusho muri iyi minsi. Iyasohotse ni yitwa Lock. Yeah, hakabaho iyo Lock habaho yitwa Igitesanyo. Yeah, officially nyine nizo zasohotse ntabwo muziki woroshye bisaba ibishoro n'ibitoro byinshi. Yeah, actually birahenda. Baby wowe utuma nikomeye baba, ubwiza bwawe buzatuma nkora icyaha. The way you wine slow baby you the mother, gafite big nyash nyash kadi bam bam. Risky, yeah. It's pretty fam in the game with the gangs, in the hood with the mood of the holy kush. Smoke weed, everything look crazy. In my mind for the rims to the dark light, in my face what you see and the real me, real king, real mind, real rich kid. Everything you see is the fucking right. You can see what's next in my real since when I was young in my little age. Everybody get me with my 5 flows. All my niggas feel proud for my big fam. All the people that proud for my beauty face. Where freestyle. Ku kigo cyitwa Apapen KTS niga software development. Software development. Yeah. Okay. Yeah, that's what it is. Yeah. Yes, alright. None ngo ikaze nisere kumeze neza, nisere ko kandi wamaze gukora subscribe. Mubwire ko ndi kumwe na New Vision Shop, zika ari hano ugenda ukagura imyenda, ukagura ibikoresho byo mu rugo. Ni byinshi cyane niyo yishe inyuma y'ibi byose kugira ngo amajwi n'ibiganiro usibye my boy uri behind the camera ndetse New Vision Shop tuba turi kumwana mu kiganiro. Niyo mpamvu nabikusezeranyije every day impano mba ngomba aho ngusanze mba ngomba kukureka ukama vibe zawe tukavyumva abanyarwanda bakakumva twabona ari byiza. Wow, abantu bagatera comment bakavuga ko bavyumvishe. Niyo mpamvu hano masanzu umukapa aravuga ati Musa ntago wagenda utabanje ngwe vibe. Ndamubaza nise uririmba iki? Adufitiye impano tugenda umuhanzi I say ahanga iki njagiye kutubwira. Bite wa musaza? Ewana ni sawa bro. Umeze fresh? Ndashimye man. Ewana ndabona ufite akamwenyu bisa nkaho. Ewana. Yeah, every time, you know. Hari ikintu washyize mu kanwa cyangwa mu nda. Smile, you know, ibyishimo ntago bigombera ibintu byinshi, you know. Iki? Ibyishimo ntago bigombera ibintu byinshi when you're still alive, ugihumeka. That's you just need to thank God, you know, all the time. Nawe ngusanze hano Rwamagana. Yeah. Real town, yeah, you know, real town. Ragana. Yeah, talents mfite wallahi ngo ni wati Real town Ragana. Yeah, you know Ragana. Yeah, Ragana. Yeah, boy. Yeah. Okay. Witwa ndese? Nitwa Billy Fem.
Billy Fam. Billy Fam. Yeah, Billy Fam. Umusani wa hano Rwamagana. Neza cyane. Ndumva uburyo uvuga ushaka kuba urarapa uri umuririmbyi yimeze bite? Yeah, for sure. Jewe ndabikora byose. Yego? Yeah, all of them nyine ndabikora kandi mbikora neza. Yeah, nisangamo nanjye sinzi ko byaje nasanze byose mbikunda. Wisanzwe vibinga birenze? Yeah, for sure. Rap, R&B, Afrobeat, Afro swing, even dancer. Afro what? Afro swing, ubundi ibaho man? Yeah, ibaho niyo njyana ubundi nje nsigaye nkora Afro swing? Yeah, Afro swing iba ari nyumvishe muze kutubwira muri comment. Abaza kuturirimbira twumva. Ndabaririmbira. Witwa ngo ni what? Billy Fam. Billy Fam. Yeah, for sure. Nguhaye ikaze mu kiganiro kuko wantangaje uburyo ufite swagaze. Yeah, asante sana brother man. Yeah. Hanyuma se ibi bintu wa muhungu we wabije mumva uzabishobora? Yeah, for sure. Bizakunda ndetse biranakunda ama feedback tubona y'ibyo dukora nyine abantu barabikunda. Yeah. That's how it is. Ni bande babikunze? Yeah, abantu benshi abajama aba schoolmates. Abo mu mujyi just n'abaturanyi nabo tutaziranye barabikunda for sure iyo bumvishe my vibe barabikunda. Aho ngaho ndasa nkaho ntari kwemeranya nawe. Uri umuhanzi ukizamuka cyangwa usanzwe uri umuhanzi? Just nukizamuka cause ntago bimaze igihe kinini ariko bike twakoze abantu barabikunze. Ubona feedback nziza. Track ufite? Eshatu zikoze? Zikoze ariko ebyiri ni audio indi ni visualizer. Hari ya kane turi gutegurira amashusho muri iyi minsi abantu baraza kuyibona mu minsi mike. Okay. Sasa ndagira ngo abantu bakurikiye Ndapa babanze barebe se uyu mutipe ararenze cyangwa ntagarenze. Musaza banzu unyemeze wambwiye ko quartier igufana hejuru. Nanjye ndashaka kugufana ndavano. Nsubira ku kazi. Mvuga nti cyokoza hari Rwamagana naryohewe kweri. Twagiye niba uri tayari. Uri ready? Yeah, always ready. I was born ready. Yeah, of course, you know. Twagiye. Yeah. Giye gutangira ndabaririmbira nimuza kubishaka ndanabarapira byose nta kibazo. Okay. Pretty girl queen wabeza. My Brita star murika nk'ifeza. The way you smile you make it a pressure. The way you whine bineraga fever. For your love nabayakazanga. Ngumurukundo kandi ndagahinda. Nzagukunda niyo boba byanga kuko nziko nawe wirinze kubumva. Babe, I know that this life is a bitch. That is why I can always make up range. Sinifuza kukubura reka can leech. Nzakora uko nshoboye utazansiga bench. Nahinduye my moves for you. Nakatiye my G's for you. Niyambuye my name for you. Nashyiraho na life for you, Nahinduye my moves for you. Nakatiye my G's for you. Niyambuye my name for you. Nashyiraho na life for you, That's what's up. Yeah, you know. Niyambuye nene for you. Nakatiye my G's for you. Niyambuye my name for you. Nashyiraho na life for you, Nahinduye my moves for you. Nakatiye my G's for you. Niyambuye my name for you. Nashyiraho na life for you, Turi ngo ni Ragana. Yeah, Rutown. Ubwo ni Rwamagana bashatse kuvuga cyo kuza basaza. Iyo ndirimbo ni yawe? Iyo ndirimbo ni yanjye yitwa For You. Bayitegereze nayo iri mu nzira. Officially nyine actually mfite ndashaka gusohora indirimbo eshatu, just extended playlist EP. Y'indirimbo eshatu harimo For You, harimo Fire Them, harimo n'indi yitwa Vani. Fire Them yarasohotse yo? Fire Them niyo turi gukorera amashusho muri iyi minsi. Iyasohotse ni yitwa Lock. Hakabaho iyo Lock habaho yitwa igitesanyo. Officially nyine nizo zasohotse. Gukorera umuziki Rwamagana ubona byoroshye? Ntago byoroshye n'ubundi muri rusange ntago umuziki woroshye. Bisaba ibishoro n'ibitoro byinshi. Actually birahenda. Bisaba kwihiringa ukiyima kugira ngo bikunde nyine. That's how it is. Hanyuma se wambwiye ko iyi ngiyi waruduhaye isire ni iyihe?
Yeah, it's still for you na for beat. Just fire them niyo afro swing yo nshasha niyo style nshaka kubaha nabarimbira mu kumva cyane ongera unyemeze twongere twumve Baby wowe utuma nikomeye baba ubwiza bwawe buzatuma nkora icyaha the way you wine slow baby you the mother gafite big nyash nyash kadi bamba gufite ukuntu ugenda baby nk'akamodo gufata street andi mashora arya foto ugira fire you don't ever wanna go low what was it tonight yeah I will give you mama when you're free baby let me know it you know me come around the lady what you need boy update me I never leave cause you never leave me you the pretty guy you the one and only gubwiza bwawe nibwatuma nguma hondi other girls wabasibye kuka listi baby fire them by warning you the pretty guy you the one and only gubwiza bwawe nibwatuma nguma hondi other girls wabasibye kuka listi baby fire them by warning yeah fire them de bad man them silobati yeah that's what's up Joko zaje mbaneme hano ndumva uri bunyemeze urana trapping arya ndana trapping birenze yeah birenze hey urumva ukeneye producer wa Danje man wabonye rwamagana nyamara impano nijyo njye mbabwira nukuri ntangiye kugenda ngufana ntangiye kugenda ngufana kabisa ntangiye kugenda nemera uri umunyeshuri ndi umunyeshuri niga just ikirehe ahantu bita Nyakarambi ngeze 6ème ugiye 6ème ntabwo se bizakwicira vibe zo ku ishuri no for sure cause nyine music iyo ndi kuvibinga music nibwo numva nduhutse barabizi no ku ishuri barabizi ndatsinda ntago ndi umuswa kubita nkangahe kwishana se 80 85 90 nayo turayasatira somehow sometimes you know ntumbeshye wa mugabo ntago nkubeshya barabizi my colleagues you know they see me barabizi okay ngaye nguko cyane hamwe na Billy Fam niwe turi kumwe hano mwisangiye narambwira tumusaboretse kugenda cana kamera mbanze nkwerekeye uwo ndiwe banze nkubite trap ariko trap nkubita trap kabisa numve koko niba ibi bintu uzabishobora risk ni impamvu uzabishobora for sure Risk it, It's Billy Fam in the game with the gangs, in the hood with the mood of the Holy Kush. Smoke weed, everything look crazy. In my mind, for the rims to the dark light. In my face, what you see is in the real me, real king, real mind, real rich kid. Everything you see is the fucking right. You can see what's next in my real. Since when I was young, in my little age, everybody get me with my 5 flows. All my niggas very proud for my big fam. All the people that proud for my beauty face. Where freestyle battles in the crowd in the night. From my lyrics, seeds made me feel all the seeds. Me a rapper in the news, but me need the show bees and the brand with the bees. Ibadwinga mutabizi, muhora mu my leaves, nduko waka manizi, twagenda muri benzi, twiyambariye venzi, kumaru with jeans, mukazana ubudezi. Where that's how it is, you know. Buretse gatoya ongera ngo ngwiki ain't no brand with the bees, ibadwinga mutabizi, muhora mu my leaves, nduko waka manizi, twagenda muri benzi, twiyambariye venzi, kumaru with jeans, mukazana ubudezi. That's how it is, that's what's up. Hari nje tangira indirimbo ari ukuntu ncanze aranshanze pe ururimi nuri gukoresha just ni cyongereza nicyo uvuga gutyo then turakivuga ragana wabyumvishe we are Jamaican we are American nyine turisanzura hose abantu biri bari bamwibera muri Jamaica cyane it's Jamaican vibes baddest, you know. You like Jamaican vibes? Right down, you know. That right. All right, man, it's a vibe. Tuba tukiri kurya show hano ku muhanda. Iyo nagiye ku muhanda mbabizi ko ndibuzane iyo urebe nturambirwe. Hanyuma iyo trap no kuririmba ubifatanya gute cyangwa uzahitamo? Actually nababwiye ko ndi gushaka guclear style nshyashya, style yitwa Afro Swing. Abantu nibumva Fire Them iri hafi, ni next week izaba yasohotse. Afro Swing ariko makapera kuri Afro Swing twumve iyo ndirimbo yabimeze iyo style. Niyo Fire Them nawarimbiye. Baby wowe utuma nikomeye baba
ubwiza bwawe buzatuma nkora icyaha. The way you wine slow baby you the mother. Gafite big nyash nyash kadi bambam. Gufite ukuntu ugenda baby nk'akamoda. Gufata street andi mashora arya ifoto. Ugira fire you don't ever wanna go low. What was it tonight, yeah, I will give you mama. When you're free, baby, let me know it. You know me, come around the lady. What you need, boy, update me. I never leave, cause you never leave me. Yeah, you the pretty guy, you the one and only. Gubgiza bwawe nibgatuma nguma hondi. Other girls wabasibye kuka lishti. Baby, fire them, why warning. Yeah, you the pretty guy, you the one and only. Gubgiza bwawe nibgatuma nguma hondi. Other girls wabasibye kuka lishti. Baby, fire them, why warning. When you fire them, this is Afro swing. Yeah, Afro swing, yeah, you know. Just now for a bit, ibigenda gake barabizi hari aba regent bakunda kuzikora like Wizkid, Burna Boy. Yeah, just ni yo style numvishe na Omale asigaye ayikora ku bantu bazi indirimbo nshyashya yitwa Amamesh. Yeah, none se umusa muhatwike byibura ko nabonye mufite swaga za tare. Yeah, ina haba swaga za tare ariko ibitaramo ntago bikunze kuba cause nyine connection biragoye, connection iragoye. ubwerekande niba ubukorera mu nzu bikarangira. Yeah, now actually nyine tujya tugira some nyine imihuro n'abahungu. Yeah, and then tuga first. Cyokoza je mbanemeye mba mbonye ko hari impano nyinshi ndetse zishobora kongera gukora ibindi bintu bitakozwe. Niyo gahunda mufite se? Yeah, dufite gahunda yo kwereka abantu ibintu bishyashya and then nyine natwe tukazamura location yacu kuri map, tukayishyira kuri map abantu bakayimenya all over the world. Ntago twe dushaka gusa mu Rwanda, yego ujya nta mwana uvuka ngahite yuzura ingobyi, ufite guhera hasi yego ugafata igihugu, ako dufite intego gufata all over the world. Yeah, okay. Unkubise R&B, unkubise ngo ni Afro swing, unkubise ari izindi stress ugiye ubasha kuririmba. Yeah, trying just nyine ntago ari style nyinshi nari nakora ako zose ndagerageza nkisangamo. Sasa rero ngiye ukwifuriza amahirwe muri iyi kariyeri utangiye. Yeah, asante sana brother. Bizagende neza. Yeah, murakoze cyane. Bizagende neza, uzambwira ati Robert uyu munsi none mfite concert. Yeah, that's how it is man. Uzaba bambere bazajya bamenya ngo bimeze gutya. Kandi nyine dufite icyizere yuko ibintu bizakunda tubifashijwemo n'abantu n'Imana. Yeah, God bless. Ukunda uyu muhanzi? Yeah, nkunda njewe officially ntago akenshi ntago nkunda kuvuga ngo nkunda umuhanzi umwe ako y'igihangano kinkomye. Yeah, ndappreciate. Nuwe muhanzi wagukomye muri iyi minsi mu Rwanda? Yego. Yeah, bamwita Kivumbi King. Kivumbi twagiye ubwo ryo byose uzindirimbo ye. Yeah. I need no reason. A suicide mission. Abavuga don't believe them, oh yeah. Sangu bishaka gingeso zanjye nzahindura utazansiga ku nzira imisozi nge nzayurira ku bwawe yeah. Turn a loudspeaker Babylon hirya nshaka real light rwagihota n'igisimba one in a meeting ndagupofoka nkasinda mama ngaho ugira ikintu mbwira me live when we vibe don't make your sense imenya you feel what me trying zashaka ukuntu mbigenza no lie you got a spend on me got magic in your waist nichi mbwira gutinda hoya la chance ugakwepa nova wise bad gakulishe pya kola yeah all night turacunda nk'icupa mbwira gutinda hoya pa chance ugakwepa nova wise bad gakulishe pya kola yeah all night turacunda nk'icupa and all night turacunda nk'icupa. Yeah, that's how it is. Man. Oh yeah. Like izi impano zo ku mihanda ni nziza pe. Yeah, it's bizacama basa. Yeah, man, dufite icyizere because we are moving on. Mbere warabikora ukaba wabyiyumvira ariko iyo abantu batangiye kubyumva abashuti bakabyumva ukabona muri ghetto ababyeyi n'abaturanyi
ya na wa muntu ubona atabyumva iyo byumvisha akakubwira courage ni byiza ya turi gusoza wiga hehe wiga iki ya niga Nyakarambi ku kigo cyitwa Apapen KTS niga software development yeah okay yeah that's what it is yeah asante sana I appreciate yeah you know yeah thank you yeah asante sana musaza wakoze cyane murakoze cyane hanyuma dusoza rero reka nkubwire ngo Imana ikomeze igufashe muri kariyeri yawe yeah murakoze cyane asante man thank you so much big up to all my brand sister mukunda ibiganiro byacu ndetse munakunda the number one MC Robert ndabakunda